Mbari ko nguriye gasore. Ibikize gasore. Kamubwire. Nishu. Urabona tugiye mu byo kugwana wandenza amavi. Tugiye mu mitsi wankubita. Tugiye mu mitsi wankubita. Rwose mumbabarire unize none igihumbi. Sikiyongera kuri 5 bikaba 6,000. Unize igihumbi cyonye. Nandi utarayama. Nuse kuba nkubwiye ngo unize igihumbi bivuze ko nazakwishyura. Ndakubwira ko nayo naguha kura amaboko mu mufuka ujya gushaka akazi. Nuse gukura amaboko mu mufuka ubundi nutsara ahijya amaboko atari imbere ariko ndingera hanga nta n'igiceri cya senkani mbonye mu muhanda. Cyangwa natwara cyo tukagira ngo tumeze nkawe. Nyine se ibyo ngibyo gukira buriya nta muhirwe no kutabiba. Uriya hari n'igihe ushobora gusanga. Kucyamari gutayafite. Nenagiye nko kuzerera amahirwe yanjye araza nawe uri kwizereza mu rugo ngo ba abakuguyeho gutya. Buriya ushobora gusanga kimwe cya kabiri cy'ibintu ufite ari icyanya. Aho ukaba uri kwanga kumira igihumbi go. Ibizere 6,000. Menyesha ko no kuri nawe ndaguha. Si mwagiye muri kintu. Nandi utarayama. Bitire nk'ibi ngibi nkabura amafaranga y'ufite iyo y'Imana iza kuyanyihera ubundi ari bubi. Nko mbona nta n'umumaro. Oya umva nkubwire. Nuko duturanye pe. Nta kamaro mfitiye wowe. Icyo gukora se kirimo amafaranga byihuse. Arimo nyine. Wowe genda mu muhanda. Ujye gushaka akazi. Nubona umukecuru yikoreye akazigo. Ukifata wagatezana nkagutwaza. Rura n'igihumbi agutamo. Urashize noneho. Suwe ni gucyo wakize. Ni gucyo nyine. Ukagenda ukazajya ubwira abantu ngo sana nkutwaza. Zana hano nkutwaze. Birangira ubaye umukire. Sikari ibyo ko. Nicyo bita gukura amaboko mu mufuka. Ese nibyo mwavuga gukura amaboko mu mufuka. Aho nagendaga amaboko ari hano imbere. Nkabona ngeze imbere nta n'igiceri cya senkani noragu. Afata uriya ahubwo hazayashyira mu dufuka yombi n'imbere niyo mu ishati. Nibwo wenda amafaranga hazaza. Ariko ubwo mbimenye ko ari ukugenda. Ajya kumagenda gutyo. Nubwo wambereye imbwa kuva kera ariko akoze. Oya nako kambanze anyura hera. Wanyura hari akaruho bakunda kuba hari abantu barushe. Kanyura hari. Wewe cyo buri aho ngaho. Ariko 5,000 byawe byo ntuzongere kubimba. Wowe iki? Umusore ngenda hageze neza akasiko kanje. Ikirera ku mutwe. Okay. Ngaho gira. Neruza. Uretse nyine guterura buretse guterura. Unegira. Kiriki. Ese wenda ngutwarije ubusa wowe. Mwaje kubera nari nani. Nyine warunani. None se ikiguzi cy'ibyo ngibyo. Ese nari nkubwiye ngo ntwaze. Sinabwo warunani. Nakubyemera ko warunani wese. Nari nani. None se ikintu ushaka ni ko ntabwo naye mbikubwiye. Yo kumbwira byo reka byibagiwe buretse kukumva ubwatsonga. Nibyo ngibyo byo kugukora cyo byibagiwe mu gihe utaranyishyura. Uganye ko ndakwishyura. Wenda napanze ko ari 2,000 gira igihumbi. Wabaye uretse wakagabo we. Mugusigira ubwatsi sura bunsigira ndaburisha ngiye ngereza amafaranga ngiye kwirira kuko ndarushye nkugeze hanga. Busubizeho mbwigarurire. Ubwo nayo urayama nimba bya 2,000 urabiyate mbwigarurire. Yabe 2,000. One igenda. Ugenda hese wameza. Nta kintu twari tuvuganye. Wameza amafaranga wa mugabo. Nta kintu twari tuvuganye. Nose umuzigo muzanye patrana niro. Nino we kuba wemera ko warurushye ibyo ngibyo byo nibyo. Ko warurushye nyine. Aho kugwa mu nzira ntabwo amezi 2,000 ngiye. Ngwamije wakoze. Imigihumbi. Wakoze kubonwaza. None se ubwo bigendetse. Nubundi imigisha ni yawe ngera umuntu. Uje ngose ndebira ayuma mu wenda. Terura unkorera Imana izakwiyemera. Umugisha se niba irawuma. Abantu bo muturikije. Nyaba yakawumahira ahubwo umugisha nyira hano umugisha kwa mu mufuka urebe umereze umugisha. No, n'imifuka yanjye yaraciye. Ushatse kuba ko nta mafaranga ufite. Nta mafaranga ufite. Ufite amafaranga wanagiye kwiyahirira. Njugunye ubwatsi. Nose ubwo nkawe nk'ubu nkawe nagutwara.
ko nangiye kuhayurira se bahu nta wundi muntu uranacaho arara ubu guhera mu gitondo mpagaze ku muhanda ibyo bambwiye kuko ibintu byari byora mbure senkari mbure n'igihumbi mbure nangahe ahubwo ubundi kiriya kigabo natwaje mbere sinyizira kwacyo simazi ubu ndukuze higiriya umusozi rubure na senyise rumwe habe na desi oya kane ibi bintu ntabwo byaba ari byo nanjye ntabwo nawe ndi umukozi wa kinyamwuga gusa nawe ndi umukozi wa kinyamwuga akagende ku murenge ari amamodesi amereza modesi umva wa gisazo bitaraba nabi amafaranga yanjye ndayashaka. Ariko wa musore we uba muzima cyangwa warasaze? Amafaranga yawe hari amafaranga nkubamo. Umva muzenge byo ntabwo wabinzanaho ngagukura ku musozi n'ubwatsi bwawe nagira hano ngo nanadesi uramo habe n'ijana. Sibye n'ijana nta n'urumiya naguhaye ubwo hari akazi we nari naguhaye. Kuko wa gisazo ibintu nutangiye kuzanamo ugwenya ntungu urutoki nisha amafaranga niyo abona nakoroheye ngo ugere ngo nge ndoroshye nso wamaye amafaranga kwa munzira nicireho kandi wesha kandi wa gisazo reka nitahe mureza amafaranga yanjye nyine njyewe nakukuye ku musozi higiriye none ugushaka kuvuga ngo nanasenkana ura ubwo mfatiranye niviriye ku gasima kwa munzira nitahe njyewe mbanza umereza amafaranga yanjye n'amafaranga mufite ni icyambere muze yazana icya kabiri n'akazi nagwaye ushaka ngenda nakudiha ukagira ngo nge nambaraga ngirare kireba numva iki gihe iyo mushaka kugenda mwirata iyo muri gushaka kugenda mwirata mutangira kuvuga ngo mufite amabaraga wampa amafaranga yanjye ntigenda urabona tugiye mu by'imitsi wandenza amafi wo ndi kubona usa nk'igisambo igisambo ze n'icyande cyo bakoreye kikaba kitari gushaka kwishyura mva ariko nkubwiye gasore ibikize gasore kankubwire nyinshi urabona tugiye mu byo kurwana wandenza amavi urashize noneho uba tugiye mu mitsi wankubita ubu ngubu namutwaje ubwatsi byo ubu njyewe iyo ngufata wabona ko we wankubita iyo unkoraho nkakwereka